nuko umushinjacyaha mukuru w'u Burundi yaba yageze gute yaba yamaze guhindurwa cyeka kwica umubyeyi wa Uwacu Julienne yafungishije gitifu. Umugore yapfiriye ku marembo. Kaguta Museveni agiye kujya mu Burusiya nyuma yuko mu minsi yashize na president Twatwanya tubasuhuze tubaye ikaze inshuti bakunze ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho tugeze mu mwanya w'ikiganiro byifashe bite hirya no hino kuba byifashe mu bihugu bitandukanye mu migabane itandukanye mu Rwanda n'ibyinshi bavuga muri aya masanya. Twagabo John ko na mugenzi wanjye David niyo bongero. David amakuru ni fresh sana. Asigaye afite morale. Asigaye ari kanze iki? Morale ugomba kuyihorana uko byagenda kose. Nayibuze wana passing. Kuko morale nicyo cya mbere cy'ingenzi. Hanyuma amakuru tubuze kuza kuganiraho cyangwa se bikomeza kuvugwa muri aya masaha turaza kureba haba mu Rwanda uko twatukomeje cyangwa se no mu hanze y'u Rwanda kenshi dukunda kuvuga muri no bihugu bya East Africa. Turaza kuza kurebera hamwe rero cyangwa se zimwe mu ngingo z'ingenzi nuko umushinjacyaha mukuru w'u Burundi yaba yageze gute yaba yamaze guhindurwa yakuwe mu nshingano awe ntabwo yegujwe ahubwo yahinduriwe ariko ushobora gusanga nabwo no mu guhindurwa hari impamvu n'ubundi ikintu cyose ntabwo kiba kibuze impamvu. Hanyuma dosiye cyeka kwica umubyeyi wa Uwacu Julienne yafungishije gitifu cyangwa se umunyamashinga w'ikorwa. Hanyuma turaza kuza kureba ruhanga umugore yapfiriye imbere y'inzu yabagamo atabaza yikanga yamaze gufataza kureba uko byagenze. Hanyuma Uganda Museveni ngo mu rugendo rujya mu Burusiya mu nama giye mu Burusiya mu nama ni mu gihe muri tukiri muri East Africa Tanzania umunsi bizihije umunsi mukuru bita siku ya mashujaa cyangwa se umunsi mukuru w'intwari. Umunsi wa Perezida Samia yagiye kwifatanya n'Abanyatanzania mu kwizihiza umunsi mukuru. Ni mu gihe muri Kenya ku munsi wo kuwa mbere bari bafite ikintu cyitwa imyigaragambyo ishyaka rya Raila Odinga rizo nkazimwe ra umoja, ariko bavuze ko umunsi ubwo bazakoresha mu rwego rwo kwibuka bamaze gupfa bose baziririye imyigaragambyo yagera kuri 50 ngo ubwo bazakora icyo bita gucana buje cyo bita mishuma. Hanyuma noneho habeho ijoro ryo kwibuka abantu bose 50 bapfuye. Ngaho ukorera mu cyamake amakuru yacu buza kuza kwibakira kwivugana zigenze. Zibuze no kugaruka ku mutwe wa FDLR. Hari muri vuga ko ngo FDLR yatangiye gushyira mu bikorwa ibyo FARDC yavuze mu itangazo. Turibuze kurebaho nabyo turibuze. Ubwo twahera ahubwo kuri iyi dosiye kadere kuri iyi dosiye yukekwaho kwica ababyeyi ba Uwacu Julienne yafungishije uwabaye gitifu. Numva gitifu na yaje kubigenderamo. Dosiye ya Nsabimana Ildefonse alias Ntabarifasha ukekwaho kwica ababyeyi ba Uwacu Julienne Ndabarinze Faustin na Nyirakanyana Martine mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yafungishije Nzitukuze Pascazia wabaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Micinyiro umurenge wa Nyakiba mu karere ka Rubavu. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Thierry kuri uyu wa 24 Nyakanga 2023 yatangarije ikinyamakuru Primo Media ko Nzitukuze ari we wahaye ubushinjacyaha icyemezo cy'inteko y'urukiko gacaca kigira umwere musaza we Ntabarifasha cyaje kujyanwa muri laboratoire y'igihugu igaragaza ko atari umwimerere basanze nyine ari yajyagita ko ni fabricana cya kindi cyo mu biryo bakera niko bajyaga bavuga nawe wasanga amaperime nawe usanga icyo byogezwe mu bintu byinshi. Iki cyemezo byavuzwe ko ari cy'urukiko gacaca rwa Mugongo si ubushinjacyaha bwigeze kugishidikanya busaba mu bubiko bwa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ubumwe kopi yacyo irayibura kuva ubwo hatangira iperereza kugira ngo niba ari umwimerere cyangwa igihimbano bimenyekane. Ngo ni mu gihe bamwe mu bari bagize inteko y'urukiko gacaca barimo mwishywa wa se wa Uwacu witwa Nyirandayambaje Marisiana bo bakomeje gusobanurira itangazamakuru ko bagize Ntabarifasha umwere bagaragaza ko ababyeyi b'uyu munyapolitiki wakoze imirimo itandukanye muri leta bishwe n'abasirikare baturutse muri Izari Tamira.
ariko rero bwacu bwa tariki ya 9/2023 ubwo yaganirizaga urubyiruko rugize ihuriro urunana rw'urungano rwari ruteraniye mu karere ka Gisagara nubwo hakomezaga kuri dosiye yavuze ko abo muryango wo kwase bikishije ababyeyi be. Bwacu rero yagize ati jenoside yakorewe abatutsi muri yakorewe abatutsi yabaye ku myaka 13 ku matariki ya 8 z'ukwa kane mu 1994 kuwa gatanu saa 8 nibwo ababyeyi banjye bombi bishwe. Mama wanjye yari umututsikazi hanyuma ukurikije amoko rero papa yari umuhutu. Ntabwo bishwe n'abantu bavuye Gisagara kuko iwacu ni Rubavu. Jenoside yakorewe abatutsi aho yabereye mbi nuko abantu bishe abantu abaturanyi abo baziranye. Papa yishwe ngo kubera ko yashatse umututsikazi. Bamwe bagize uruhare mu kuzana abishi b'ababyeyi banjye harimo n'abo tuvukana ku ruhande rumwe rwa papa. Nyuma rero ibyavuye mu isuzuma ryakozwe na laboratoire ya 22 Nyakanga yatewe muri yombi nk'uko Dr Murangira yakomoje abisobanura ati yafashwe tariki ya 22 z'ukwa 2023. Uyu Ntitukuze Pascazia yabaye umuyobozi w'akagari ka Mikinyiro umurenge wa Nyakiriba guhera muri 2013 kugeza 2017 akaba ndetse ari na mushiki wa Nsabimana Ildefonse. Hanyuma rero ubugenzacyaha bukeka ko Nzitukuze yifashishije umwanya w'ubuyobozi yari afite kugira ngo abone imyanzuro y'inteko y'urukiko gacaca igaragaza ko umusaza witwa Nsabimana Ildefonse ari umwe. Hanyuma Ntitukuze Pascazia yacekwaho icyaha cyo gukoresha igitinyiro nico gihimbano ku guhindura inyandiko afungiwe kuri sitasiyo ya Librero Gisenyi. Ntibarifasha we kuva muri Gashyantare 2023 afungiwe by'agateganyo muri gereza ya Rubavu. Abyumvise ko dosiye ikomeze igenda ngo yifashishije ubasha yari afite cyangwa umwanya yari afite. Ariko rero nuko nyine niyo biro mu butabera bari ubutabera ariko nanone no kubagaragaza ko inkuru zasohotse bezerekana ko ariko nane abantu bivuzemo ko bagiye gushaka umwimerere muri mindugo umwe niba bibone bakarita iperereza ritangira ubundi muri nemuza yavuyemo gute muri mindugo yavuyemo gute nuko byavugwa usanga hari dosiye ebyiri zitandukanye. Uyu hano bagaragaje dosiye bashakiraga icyangombwa n'ibingibi n'ubundi kuko n'ibyagiye binavugwa mu bitangazamakuru cyangwa se iyi ntuza itangira uburyo kibazo bazikusanyije bakaba barahinduye original byose byagomba kuboneka kuko ubundi ikintu ari original ikintu kitari original kugira ngo bakemeze nuko haba kiba kibyerekana ko iyi ngiyi ari original cyangwa atari original. Hari igihe bashobora gushingira ku makuru yari bashobora gukusanya amakuru wenda yaho hantu ibyo byose byabereye deni bahuza n'ibyandi biri muri ya dosi bakaza gusanga bibusanye. Icyo gihe bashobora kongera gutangira bagasubiramo urubanza kuko kuvuga ngo babikishe muri laboratoire cyangwa se bagasanga bajya kureba ariko nemera ko laboratoire n'ubundi ikora ifata ibyo bayihaye sibyo. Niba rerekanye ko icyo ngicyo ari gihimbano ntabwo mubona kwerekana ikintu kiri original. Sasa cyo original ntabwo gihari urumva ubona hari ikibazo cyanze bikunze kizaboneka ubwo bavuze yuko kizaboneka kandi cyaraburi niba nikibura urubanza ubwo ruzasubirwa mu ngubwo kugira ngo hamenyekane ukuri nyirizina kuko bino bintu nyine bisaba kugira ngo inzego zose zibishinzwe navuga zigiye zibasha gukurikirana ibintu ijambo kuri cyangwa se ikintu ku kindi kugira ngo cyerekane nyine niba koko iyi nyandiko yerekana ko ari inyandiko mpimbano. Kuko ndibuka njyewe niyo wenda nawe arakurikiye hari abo mu muryango uyu ufunze muri kimwe mu bitangazamakuru batangaje berekanaga ko hari abantu baburanishije iyo dosiye cyangwa urwo rubanza muri Gacaca bari abantu barenze umwe. Umunyamakuru wakoze icyo kiganiro n'aba bantu yabajije abantu bari inyangamugayo bageze nyina muri 6 niba nibuka neza bagenda bavuga ibi twari tuhibereye kandi akavuga ati ntabwo warya ruswa ijye ku muntu umwe irye 2 3 4 5 n'ubundi twari twerekanye ko twagiye kuri tele tugira gute twerekana ko uyu muntu ntabarigeze bigize amahubwo byatuye n'abayishwe n'abasirikare baturutse muri Izari nuko babivuga. Reka tujye kuri iyi nkuru yo mu majyepfo n'ubundi yo mu karere ka Ruhango. Umugore yapfiriye ku marembo y'inzu yabagamo atabaza cyangwa se imbere y'inzu atabaza. Na abaturage bo mu mudugudu wa Kagiye akagari ka Ntenyo mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango nibavuga rumwe ku rupfu rw'umugore witwa Uwizeyimana Godase wapfiriye mu marembo y'inzu yaratuyemo. Uyu mubyeyi yapfuye kuri uyu wa mbere bwari ku munsi w'ejo tariki ya 24 Nyakanga 2023. Abaturage bavuga ko yishwe n'abadayimoni nk'uko yasohotse mu nzu yaratuyemo avuga ngo mwandetse mwabagabo mwe mwandetse. Abaturage ngo babwiye TV1
mu ijoro ryo ku cyumweru uyu mugore yasohotse ngo muri iyi nzu yari amaze iminsi acumbitsemo abwira abana be ngo basohore ibintu, hari umugabo ufite amacumu uri kumwirukankana, ageze hanze ahita apfa. urumva hano hajemo ibintu by'aryo babyita iki mu Kinyarwanda cyiza, izindi mbaraga zijyanye n'amashitani n'ibiti byose. Ariko hano byo nyine inzego icyo leta ntabwo igemera ibintu by'iki by'amarozi cyangwa se iby'imyuka mibi. Yangwa mu mwaka twasuye mu kiganiro cya mbere cyabanje abanyamashingwabikorwa w'umurenge wa Mpanga yamuremye avuga kuri ya dosiye y'abandi b'amakimbirane bavuze ngo nyirabukwe aroga abana bakazana be. Hano yagaragaza ko ikibazo cyari gishingiye ku bintu by'amarozi kandi ntabwo ajya yemera ibintu by'amarozi. Uyu ushobora gusaba ko hari umuntu wari ufite icumu ajya kuri moteri akagenda bimutera cyangwa se akamwica, abantu bakivuga ngo namaki amadayimoni. Ese ubona ko yabuti uwo muntu okay, ntabwo twamenya ngo ni ibiki. Ariko hano anga baravuga ngo iyi nzu uyu nyakwigendera yari atuyemo ngo imaze kugwamo gupfiramo abantu 7 bose, ngo ibi nyine bakavuga yuko ari amadayimoni, ibi bakabishingira kubera ngo imaze imyaka 2 iriho itangazo ry'uko igurishwa ariko habuze umuntu umwe uyigura kandi iri ku muhanda, bakabona ko gusaba ubuyobozi ko bwayisenyaho kugira ngo ikomeze ipfiremo abantu. Bino bintu rero bamwe bazi ibintu aryo bavuga nabazi ibintu by'amateka, no kuzashaka umuntu uzi amateka akatubwira bino bintu ahantu bihurira twibeye iki. Ahandi sagageze kuba nanone mu karere ka Kirehe mu myaka yatambutse, umuntu yaragiye ajya gushaka by'amoko reka mbyite gutyo, ashaka umuntu yari umukobwa, nako yari umuhungu ajya gushaka ahantu umukobwa, amaze kumushaka ageze mu rugo abarapfuye. Amaze gupfa bavukaga ari impanga, baravuga ati none reka muri umuntu wari ugira iki umufata, reka mwe ngo kumufata nawe abagize ikintu waramushatse. Byabaye gusa bakimara kuva ku kiriro n'ibindi byose batongera bimwe by'imiryango batongera mu mishingiro bavukana impanga, nawe deje abagize iki nawe barapfuye. Urumva induru ziba ziravuze motero mwako, arahagenda arahava, yagiye ahandi arongera ajya gushaka ahandi, nawe umugabo yashatse nabwo arongera agira iki nawe arapfa. Rero bino bintu by'imyaku niba ari amashitani niba ari ibiki nabyo bigira izindi mbaraga umuntu atamenya ngo biba bishingiye kuki. Ariko hanga ngo umunyabanga nshingwabikorwa ngo w'agateganyo w'umurenge wa Byimana ntabwo bagikoresha umusigire, ubwo no umusigire none ibyo umusigire barekuyeho. Ahangaha rero bavuze yabwiye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru ko aya makuru bayamenye ndetse uyu mubyeyi ashobora kuba yarishwe. Sije nakubwiraga ariko nyine kubera nawe yabavuga ngo ashobora ntabwo nabyemeza, ntabwo abyemeza. Agize ati amakuru twarayamenye ati umuntu yapfuye, ariko amakuru twahawe nabo bari kumwe nuko yari amaze iminsi 4 arwaye malaria ndetse yagiye kwa muganga, ashobora kuba yaragize iseri nk'umuntu wari urwaye arapfa, ariko ibyo by'amadayimoni ntabwo twabyemeza. Nyine urumva inzego zahitamye navuga ntabwo babyemeza ibintu by'amadayimoni. Yavuze kandi ko umurambo we wese ujyanwa mu biruhukiro bya Kabgayi kugira ngo hamenyekane icyamwishe kandi ko iby'abandi bantu bapfiriye muri iyo nzu atabizi. Bimwe by'abandi babakora mu byo ntabwo ashaka kubimenya, nawe ibindi by'aba bandi bose bapfiriye aho ngaho ntabwo abizi. Icyo nzi ni iki kandi ngo urumva yagiye kwa muganga arwaye malaria, tushaka ko yagize sera kikubita hasi. Malaria ni ikintu kibi, uko malaria ishobora gufata umuntu ikaneza ikamugira nk'umusazi kandi ari muzima, ko yaba yakurenze. Iperereza niryo riza, ariko nyine iperereza nuko ikibazo gusa ntabwo izi nkuru zikorwa gutya cyangwa tuzikora gutya, reka muvuge ko bira ko nanjye nzikora, ariko ntabwo uzabona indi version kubwira ngo basaza yarapfuye azize iki ngiki, birango nibyo umuryango ntabwo mujya mukurikirana. Oya ntabwo byemewe kubitanga, ntabwo byemewe, birango bigenerwa umuryango. Kereka ari umuryango ubikubwiye rero. Reka dukomeze ku yindi nkuru noneho mu Burundi, ngo umushinjacyaha umukuru w'u Burundi yahinduye imirishyo niko bajya bavuga. Inteko ishinga amategeko y'u Burundi umutwe wa Sena imaze kwemeza ihindurwa ry'umushinjacyaha mukuru w'iki gihugu Nyandwi Sylvestre wari usanzwe kuri izi nshingano asimbuzwa Manirakiza Leonard. Iki cyemezo cyafatiwe mu nama ya Sena idasanzwe yariwe na perezida wayo Sinzohagera Emmanuel, yaritabiriye kandi na perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste mu gitondo cyo 25 Nyakanga, ubwo no kuri uyu munsi nyine ku wa kabiri. Hanemejwe kandi ko abacamanza bashya 8 b'urukiko rw'ikirenga aribo baragengana Modeste
Bizimana Claudine, Kaneza Clarisse, Habyarimana Hora, Habonimana Josiane, Ntukamazina Thomas, Nkundwa n'Imana Alexis na Shimimana Deo. Bivuga kandi ko nubwo bitatangajwe, Perezida Ndayishimiye yaraye yeguje Nyandwi kuri 24 Nyakanga bwari ku munsi w'ejo bigendanye n'amakosa atandukanye yakoreye mu nshingano ye nk'umushinjacyaha mukuru. Nyandwi asimbuwe mu gihe urwego yarayoboye rwari rufite dosiye ikomeye ya General Guillaume Bunyoni ukurikiranweho ibyaha bitandukanye birimo no gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse harimo no gutuka umukuru w'igihugu. Ibintu byageze mu mazi aratanga atutse umukuru w'igihugu ariko umuntu koko wakwiyanagazwa tuka umukuru w'igihugu ariko abantu bashaka dosiye barayishaka paka icyaha kibonetse. Rero yamaze gusimbuzwa ariko muri politiki babigenza kugira ngo utagaragara ngo umuntu umwe byakozeho bagahita bafata n'abana n'akanka za mitasiyo gutyo ukagenda kugira ngo bayaguke kugira ngo umuntu udakuza no gutangira gutekereza ngo byagenze gutyo yavuga ati urabona se n'abandi atari ko byagenze. Ariko nyuma ko amakuru yari arimo ko n'ubundi ejo kuwa kabiri yamaze kugira iki yamaze kumweguza ngo ati sasa rero aho izi nshingano ziha abandi. Reka tujye kuri iriya nkuru ya Yoweri Kaguta Museveni. Perezida Yoweri Kaguta Museveni agiye kujya mu Burusiya nyuma y'uko mu minsi yashize na perezida wa Afurika y'Epfo ndetse n'abandi baperezida bari baragiye mu Burusiya. Icyo gihe yaravuze ati rwose covid imerewe nabi ntaho ndi bujye. Urumva biza kugaragara nyine ko aricyo cyatumye atabasha kuboneka n'inyango cyo gihe yohereje umuhagarariye cyangwa se intumwa yereka bivuge gutyo. Ahangahe ngo Museveni mu rugendo rujya mu Burusiya gushaka umuti w'umutekano n'ibikomoka kuri petroli. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni agiye mu Burusiya kwitabira inama ihuza Uburusiya na Afurika ariko akanazagirana ibiganiro byihariye na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin bafitanye ku bufatanye bw'ibihugu byombi mu ngeri y'umutekano n'ibikomoka kuri petroli. Iyi nama izaba ku itariki ya 27 no ku itariki 28 Nyakanga 2023. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda Henry Okello Oryem yabwiye Daily Monitor ko Uganda izashyira imbere gahunda mpuzamahanga zigamije iterambere ry'umugabane wa Afurika ariko ikanakurikirana inyungu z'umubano wihariye w'ibihugu byombi. Mu biri ku murongo w'ibizaganirwaho hagati ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse na Vladimir Putin harimo imikoranire mu bya gisirikare n'umutekano, ikoranabuhanga n'iterambere ry'ubuhinzi. Uburusiya nicyo gihugu kigemurira Uganda indege za gisirikare n'intwaro abasirikare bifashisha ku rugamba. Ibindi biraje inshinga itsinda ry'abayobozi ba Uganda bazahura n'Uburusiya no kureba iterambere ry'ubucukuzi no gutunganya ibikomoka kuri petroli, kubona inyongera musaruro zagije no guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari. Uganda iteganya gutangiza ubucukuzi bw'ibikomoka kuri petroli mu mwaka wa 2025 ndetse imaze imyaka myinshi ihugura bamwe mu bazakora muri uru rwego. Umushinga ushyizwe imbere ni uwo gutunganya ibikorwa remezo bizafasha igihugu nibura gutunganya utugunguru 60,000 ku munsi. Biteganyijwe ko nyuma y'iyi nama Perezida Museveni azahita akomereza muri Serbia aho azafungura igicumbi cyo guteza imbere ubukerarugendo, ubucuruzi n'ishoramari ndetse no kureshya abashoramari bo mu burengerazuba bw'Uburayi. Muri macaza bagiye muri business. Urumva no urugendo rwa business n'umutekano urumva negaro n'umutekano ni business. Ese numva Uburusiya ko bwohereza indege za gisirikare kugira urajya ngo ni impano baba bahaye. N'imikoranire baba bafitanye bombi. Urumva ko ni business n'ubundi baba bakirimo. Hari indi nkuru twajyaho buriya. Indi nkuru rero ngira ngo wenda tuvuye muri Uganda twajya muri Tanzania. Uyu munsi nibwo muri iki gihugu kuri 25 buri mwaka Tanzania yibuka intwari za nko mu Rwanda twibuka intwari kugira nabagira umunsi wo kwibuka intwari za 25 buri kwezi kwa karindwi bakibuka izo ntwari. Umunsi wa Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yashize ibiri yifatiza abantu bazubaka igicumbi cy'intwari cyarwara niko babyita. Hanyuma rero akaba nta n'ijambo y'ubuzavugira ntabona ngo ari ijambo yavugiye usibye gusa nyine kwashira ibiri yifatizo abantu bazubaka ico gicumbi n'abandi bayobozi batandukanye bari bitabiriye uwo muhango wabereye hitwa muri Dodoma. Ubwo rero no kuvuga ngo baratubwira ngo igisirikare cya Tanzania cyangwa se GWTZ igisirikare cya Tanzania kigira amateka azwi cyane by'umwihariko kuri bana bantu
barwaniye igihugu cyangwa se barwaniye ubwigenge bakaza kuza kuba intwari za Tanzania. Uyu munsi nubwo bageze gutya barabibuka kuri uyu munsi. Nta kindi gihe kidasanzwe cyihariye cyangwa se sibyo na kurasa imizinga wenda kureba Rwanda na karasisi kabaye kubundi nta n'imihango. Muri Tanzania twahita tujya muri Kenya. Amarabizi ko iminsi ishize habaye imyigaragambyo yateguwe na Raila Odinga, bavuga ati ntabwo yemerwa ubutegetsi bwa William Ruto kuva yatorwa muri umuntu utaragize yemera ko yatowe cyangwa se yatsinze amatora, ahubwo bavuga ko yatsinze bamwibye amajwi bakayaha William Ruto. Ubwo igihe cyose bavuga ko atishimiye ubutegetsi bwe. Mu minsi ishize murabizi twakomeje kugenda hari imyigaragambyo yategurwa n'ishyaka rya Raila Odinga rizwi nka Azimio la Umoja. Hanyuma rero iyo myigaragambyo yahitanye abantu bagera kuri 50. Amakuru hari rero kuwa mbere bagomba gusubira mu myigaragambyo, ariko yavuze ko hujyana muri kuwa mbere ahubwo ni tariki 26 seje kuwa gatandatu makoso kuwa gatatu ejo nibwo kuwa gatatu Jumatano. Ubwo rero ngo bagomba kubyukira mu ntuza mu myigaragambyo, ariko bahise bavuga ngo reka bafate umunsi w'ejo hanyuma bazawugira umunsi wo kwibuka bari abantu 50 bapfuye baguye mu myigaragambyo, ahubwo bazacane urumuri nk'ikimenyetso cyerekana ko babubashye cyangwa se babahaye agaciro bibuka ko bapfuye ari intwari. Kuko Raila Odinga yavuze ko bari abantu bitangiye igihugu bapfuye baharanira ko Kenya yagira amahoro, yagira umutekano, cyane ko bavuga nyine ko William Ruto kuva yagera ku buyobozi igihugu kitameze neza, harimo ikibazo cy'inzara, kuzamuka kw'ibikomoka kuri peteroli, hari ubushomeri, hanyuma imyigaragambyo yagendaga iba abantu bafite amasafiriya ati inzara itumereye nabi, nta cyo turya niyo mpamvu rero dufite amasafiriya. Ubwo mu cyamake rero no kuvuga ko William Ruto na Raila Odinga amaze kuvuga ko umunsi w'ejo uzakoreshwa mu bijyanye no guha icyubahiro abantu 50 bapfuye bazira imyigaragambyo muri Kenya. Ikindi none dusoza reka tujye i Rusizi. Haravugwa inkuru y'umupadiri wo muri diocese ya Cyangugu, paruwasi ya Nkaka, abajura bamwambuye ibyo yari afite imbere ya kiliziya ngo kubw'amahirwe ntibagira icyo batwara ubuzima bwabo ku marembo. Ejo nta nkuru bushize twavuze y'umupadiri biciye umuntu baraje ngoje kugira ngoje kumusengere akageye bakamuzama akamuhakanira akasubirayo, yarangiza akagaruka agaruka akongera akazama amasaha ya saa 4. Padiri ari aho ngaho avuga ati nta kibazo muri kaze musengere, yagera baze kugira musengere akaba aramunanguye. Induru zikavuga zamara kuvuga abantu bahuriye baje gutagukiza padiri bagasanga amaze gupfa, nawe bagahita bafata abahuri nawe bagahita bamwica batanze n'abahita bihorera filime irahita irangira gutya. Ahangahe ngo ku mugoroba ku cyumweru tariki ya 23 Nyakanga 2023 isaha ya saa 2 z'umugoroba padiri asohotse mu kiliziya abajura baramwambuye nk'uko yabibwiye kino gitangazamakuru. Yagize ati uyu mugoroba ku isaa 2 zibura 15 nasohotse mu rugo aho tubanyuze mu kayira kari munsi ya kiliziya mbona umuntu anurutse imbere ansatira arambwira ngo muhe ibyo mfite byose, mubaza impamvu abinyaka haturuka abandi babiri baransaka. Yakomeje avuga ko ibyo yari afite byose birimo telefone y'akazi, amafaranga, perimi n'ibindi byangombwa kubw'amahirwe babimwambuye kubw'amahirwe bamusiga ari muzima. Ati banyambuye ibyangombwa bya moto, perimi, telefone n'amafaranga 20,000. Mvuze induru ndashimira umuzamu wa paruwasi n'abaturage bagerageje kuntabara. 20,000 Padiri jana 20,000 nawe ngaho nguko nyine by'Urusizi. Padiri ati nahise nabaza umunyamakuru nayo 20,000 yakuramo koko akayamuhereza ntabwo kwamereza nabwo nyine amafaranga make. Padiri muzima 20,000 amafaranga make byiza yuko ari mu 200. Hanyuma se buriya dusoreje muri Ghana sibyo byageze muri Ghana. Rero inkuru yakomeje yavuzwe kubera ku munsi w'ejo hari minisitiri ushinzwe guverinoma witwa Cecile cyangwa se Cecilia yagize gutya avuga ko yibwe muri ya 3. Agenda atanga na details amafaranga ko nageramo amadolari, harimo amayero, harimo amapound, harimo ibiki n'ibindi bikoresho bamwe byose agenda abiteranye byohana na miliyari 3. Ubwo rero ejo yagiye gutanga ikirego kuri polisi. Agiye gutanga ikirego kuri polisi biramutambikanye yitumwe bati umunsi ubwo ari amaboko ataraya kubera ko ayo mafaranga nayo y'ibyo gihugu harakiwe iminsi cyangwa yarashize iminsi muri Ghana. Amafaranga ngo yarataye agaciro kubera abantu bagiye bayatwara nyine nkaya nkuru twakoraga mu Burundi uko bagiye bafata amafaranga bakashira mu mifuka bakayatwara. Nawe yageze amafaranga atagaciro kubera abantu bose bagiye bagira iki abayobozi bayikubira. Ubu rero bari mu mazi ari bavanga n'amazi abira mu mazi abira bari mazi abira rero bahise bamutambikana. Ubu ni hari bategereje kugira ngo zabazwe ibi ngibi. Hanyuma uyu ngo kuvajya ku butegetsi bwa
perezida Nakufuru wa Ghana bivugwa ko uyu nguyu ngo yari mutoni cyane kuko muri guverinoma ya minisitiri batatu gusa abagore ubu hasigayemo babiri rero uyu deja bwamaze kujya mu maboko ataraye ko bahise banamwiguza kugira ngo babone uko bamukurikirana. Reka dushimire abantu bose badukurikiye kuri Bwiza TV, cyari ikiganiro byifashe bite. Nitwa Rwongeye David, nanjye nitwa Gabo John. ikindi kiganiro ni ku munsi w'ejo.